ibitekerezo byacu birahari kuko Imana yaduhaye amahitamo. Ujya wumva nk'iyo ugiye gukora nk'ikintu wenda tuvuge nk'urugero urimo urashaka nko kujya kwiba, sibyo? Wumva umwe ukubwira reka genda nuca hariya ugaca hariya, nta nubwo bari gufata doreba, nta nubwo bari no kureba na kamera, urari bihagaze hariya, irindi ntagira ibiri kureba, ukumva muri wowe hari ibitekerezo biri kukubwira bityo. Urasenga ngo mana mfashe ntibampa. Ese Na mwuka wera. reka nkubaze cyose kimwe. Kuki Yesu yagombye kuza kandi aba Abrahamu barakijijwe ataraza? Cyangwa se kinkati icyo bita ihazabu. Ihazabu urayize ari? Ya. Ese nkubeshye. Hari umusirikare ujya ku rugamba atabizi ko ashobora gupfirayo. Ushobora gupfa ariko ntiyirasa. Nta musirikare ushobora gukora ikintu ariko se iyo bamaze kumurasa amaguru abona bimeze nabi ntago ajya abwira mugenzi we ngo namurase cyangwa akirasa. Uwo ni umusirikare utandukanye abaniyahuye, icyo ni icyaha uko mbyumva. Iyo bakurasha amaguru ukavuga ngo ndasa unyice, uburibwe bwamubanye bwinshi se kandi abonaho kugira ngo bagenzi be bakomeze bamuguru bijya bibaho tujya tubibona. Yego ariko ni icyaha. Usanga nk'urugero hariho nk'umupasiteri ugira ikibazo akavuga ati pasiteri ntabwo afite ukuntu aza ku rusengero, sibyo? Reka twiterero tugire gute twitange tumugurire imodoka. Ntabwo mbyanze nta nubwo ari na bibi, sibyo? Tuvuga abantu baritanze baguriye pasiteri imodoka bagize gute. Ariko ejo bundi umukristo wo muri iryo torero agize gutya, wenda se agize ikibazo, wenda abuze nk'akazi ke. Pasiteri ati pfukama hasi tugusengere. Mu izina rya Yesu ubona akazi, turagusengera akazi ukagire gute ukabone. Kuki uwo mukristo batamufata nawe nkuko bateranyije ngo bitange babone imodoka ya pasiteri? Kuki batakitanga we ngo bayamufasha, sibyo? Mu gihe atari yabona ako kazi bayamufasha nawe nk'umukristo w'iryo torero. Ahubwo bakamubwira ngo pfukama hasi tugusengere. Uza ahantu havuga ngo idini ry'ukuri, ntabwo nzo byanditse ariko hari ahantu handitswe ngo idini Imana ishima nirifasha abakene, nirifasha imfubyi n'abapfakazi. Idini rikwiye kuba ari icyo gusa rikora ikintu nk'icyo. Ese ubundi ni idini cyangwa ni itorero? Idini ubwaryo idini ntabwo ari ikintu gikwiye kubaho. Idini ntabwo ari ikintu gikwiye kubaho. Rero rashe wowe ubyumva gute? Habaho idini cyangwa ni itorero? Wowe bamwiki mu idini, mu itorero, mu rusengero bahi. Ubajije ikibazo gitandukanye kure cyane n'ibyo mwari muri kuvuga, ubwo ntabwo nzi ngo ndahera hehe. Kuko byose ni idini twavuze kuva kare. Ni ku idini turiho. Geragira ngo umbwire nimba hariho difference. Normalement idini ni ikintu kiri negative. Idini ni ijambo Yesu yakoresheje aninura abafarisayo. Idini ni nk'icyahoza icyo twakita urusengero, ariko abafarisayo bagoretse bagikora uko bashaka. Point of correction ndi bukosoreho, hari mwavuze ngo ba Dawidi ngo bande Abrahamu. Kera habagaho aho bitaga inzu y'ibonaniro, ihema ry'ibonaniro, ntago habagaho izi nsengero tubona. Ariko bagiraga amahema bubaka bakajya gutambirayo Imana ibitambo. Yego. Rero ntago wavuga ngo nta byabagaho. Twavuze ko nta madini yabagaho. Ari dini rivuga ngo abantu basengera ahangaha. Erega iryo dini urumva icyo gihe hariho ubwoko bumwe nibwo bwasengaga, sibwo? Ku isi yose barasengaga, kikibuke. Habagaho ubwoko bumwe nibwo bwasengaga Imana yaremye isi n'ijuru, aribo Bisiraheli. Abandi bagiraga ibigirwamana basenga, abandi bagiraga indi myemerere nk'uko no kuri uno munsi wa none tubibona. Uretse aho nawe nkwemera kuko ibyo ari byose Bibiliya tubwira ko Bibiliya kwanza ukuntu banditse kuri abo bantu basengaga ba Isiraheli. Abandi bantu ntabwo babavugaho, sibyo? Ariko ntabwo bivuze ko batasenga. Kuba Bibiliya itabavugaho ntabwo bivuze ko abandi bantu batabagaho. Hari n'abantu benshi Bibiliya ngira ngo itavugaho. Kandi Imana nabo yarabakoreshaga kuko ni Imana imwe bose basenga. Ntabwo byaba byose namba ko Bibiliya yavuze kuri buri kintu cyose cyabayeho cyose. Ntabwo Bibiliya yakivuzeho nubwo wakivuga ibitabo wabyandikamo ntitwazana bisoma ngo tubirangize, ariko birahari.
so icyo nshatse kuvuga ahangaha kuri iyi pointi ni uko naho Bibiliya yagerageje kugenda ivuga mu nce zitandukanye wasangaga bafite izindi mana basenga zitari imana ya Isiraheli. Barasengaga nibyo ariko ntabwo basengaga imana ya Isiraheli. Ese niki kikubwira ko atari imana ya Isiraheli? Imana ni imwe. Kuko mushobora kwita God, ushobora kuvuga ngo imana ni God mu rundi rurimi hano bayita harya Yumara. Imana yitwa amazina atandukanye. Kuba izina ry'ikintu gitandukanye si bivuze ko atari ikintu kimwe abantu bari kuvuga. Patri, ndi kuvuga imana yaremye isi n'ijuru. Yari hari hose. Buri muntu wese mu rurimi rwe yabyita uko abishaka. Ariko ikikubwira ko atari imana yaremye isi n'ijuru ku bantu, ndavuga kuba Bibiliya yagerageje kuvugaho mu nce nyinshi Bibiliya yagiye igerageza kujya aho yagerageje igera, wasangaga bafite imana zabo. Tugiye se mu banyakanani basengaga za Dagoni, basengaga za Shera, basengaga za Bari, basengaga izindi mana. Ariko nakubwira nanjye dukurikije izo nce zimwe bagerageje kuvuga. Tugiye muri Egypte, tugiye muri Ethiopia, ariko natwe turahazi ko hari henshi naho basengaga imana imwe. Abisilamu basengaga imana imwe, abahindu basengaga imana imwe, kuko bavuga Brahma, abanyarwanda basengaga Rurema, hashobora kuba hari n'ahandi naho basengaga iyo mana imwe. Ntabwo abisilamu bari icyo gihe. Abisilamu ntabwo bari. Ariko igihe baziye basenze n'abimana imwe. Niyo Rurema yari itarabaho icyo gihe. Mbere y'uko Kristo abaho u Rwanda ntabwo tuzi amateka y'u Rwanda yose. Amateka ariko y'u Rwanda igihe amaze rwabagaho nuko ayo mateka atanditse. Bari bahari n'igihe baziye imyaka iri specific ni nyuma y'uko Yesu Kristo aza. Tubwiwe n'iki ko batari bahari? Oya, nta kigihe cyose bari bahari, ariko uko amateka twereka naho bagiye bakomoka nta muntu utagira aho yavuye. Kuko nk'urugero iyo mugiye gusoma nk'ibitabo bya history batwereka ko abantu babanje kumenya imana ba mbere ari Abanyetiyopiya, kandi no bakatwereka Abanyetiyopiya nta muzungu wigeze ukandagirayo. Ntabwo bigeze bakolonizwa. Impamvu nta muzungu wakandagiyeyo, umenye ko Abanyetiyopiya bajyaga muri Isiraheli direct kuvomayo. Nimvuga kuvomayo simvuze yo kuvoma amazi, kuvomayo agakiza, kuvomayo amategeko. Wibuke ko igihe umwami Salomo yari ariho ku ngoma ye, umwamikazi wo muri Ethiopia yarahagurutse aravuga ngo ngomba kujya kureba uwo mwami wo muri Isiraheli. Bimuvana muri Ethiopia ajya muri Isiraheli agiye kureba umwami Salomo, kuko yari yaramamaye cyane, Imana yaramuhaye ubutunzi n'ubwenge bwinshi. Bishatse kuvuga kuri icyo gihe deja already aba Ethiopia bari bahari, bajyaga muri Isiraheli bakumva amakuru, bakumva amateka, bakabona uko bigenda. Aba Ethiopia bamye bafite amahirwe, nkuko tuvuga aba Ethiopia tukavuga aba Egypte. Aba Egypte bahozeho baravugwa, ariko ntago basengaga Imana Rurema. Urabyemera cyangwa ntago ubyemera? Wenda byumva kuko Bibiliya tubwira. Niko Bibiliya ibitubwira. So bishatse kuvuga ngo iki? Niyo mpamvu niyo bajyaga gushaka na kivuze kare, ntago bababuzaga gushaka umunyamahanga pe, ariko ushatse umugore utari buza n'ibigirwamana ngo abizane bikureho Imana ya Isiraheli. N'uwazaga akemera Imana ya Isiraheli deja yabaga akuyemo umurongo wo kwitwa umunyamahanga. Niho gituma Paulo niwe yavuze ngo twari abanyamahanga. Byari bishatse kuvuga iki? Twari dufite izindi mana dusenga, twari kure y'amasezerano, ntabwo twari dufite umurage w'iri jambo. Turi ujya kure, turavuga byinshi. Ugiye muri history sibyo? Abasoma abantu bakurikirana history cyane, ikibazo cyari ku idini, batubwira ko original y'umuntu kwanza iri muri Afurika. Ibyo nge ntacyo bintwaye aho iri hose, ntacyo bintwaye. Uretse wumva aho ngaho mwita ngo mu Israheli hose, hari muri Israheli hari ahahoze ari iki hose, hahoze haba ikintu bita umwirabura. Abo bose wumva ba Yesu Kristo, Yesu ashobora kuba yari umwirabura bakurikije ukuntu yari ameze. Iyo ni history, abantu bakurikiza history. Uyu mubiri ureba twambaye nta kintu na kimwe umbwiye. Uba uri umwirabura, uba uri umuzungu, uba uri ubururu, uba uri umutuku, uba uri umukara, uko usa kose birakivuze. Umubiri nta kintu na kimwe uvuze. Twavuze ko turi energy, umwuka. Yego, nicyo cy'ingenzi. Ariko birakivuze kuko ajya kumbwira, ajya kunyumvisha, tubwiye ngo abazungu nibo bagize gute, nibo batuzaniye ubwo butumwa. Ariko biri clear, nabo muri Finland, n'abasuwedwa, n'abanorvege, n'abo muri pays Scandinavie. Ni muri 30 na kangahe amateka yari yaramaze guca ibihugu bihari. Niyo mpamvu mbivuze gutyo, kuko ni ibintu biri clear.
turanabazi. Abo muri Sweden, Norvege, Denmark na Finland bafashe abo bita abamisiyoneri barabohereza ngo bajye muri Afurika bajye kubabwiriza ubutumwa. Ni nacyo Yesu bari baruzuza inshingano Yesu Kristo yasize adusigiye, kuko niyo nshingano yadusigiye. Yaravuze ngo nimugende ku isi hose muvuge ubutumwa bwiza, uwemera muzajye mumubatiza mu izina ry'Umwana na Data na Mwuka Wera. Reka nkubaze cyose kimwe, kuki Yesu yagombye kuza kandi aba Aburahamu barakijijwe ataraza, n'abo bose ba Dawidi barakijijwe abo bose twavuze bagiye mu ijuru batanapfuye? Kuki byabaye ngombwa ko Yesu aza? Abantu twarananiranye, abantu twarigometse, abantu twahindutse ibyihebe. Abantu Imana yagiye gushyiraho amategeko kubera ko abantu twayinaniye. Imana ijya kurimbuza abantu mwuzure mu gihe cya Nowa, abantu bari bananiranye. Ako Nowa kuki atananiranye? Harimo niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo hari 7,000 bitapfukamiye Bayali. Ni ukuvuga bishatse kuvuga ngo iki, hari abantu runaka bazajya bagenda barokoka. Ni nk'uko no muri ibi ngibi turi kuvuga muri iki gihe turiho, twese turi ku isi ntabwo ariko tuzajya mu ijuru. Hariho abazarimbuka, hariho n'abazabona ubugingo. Ntabwo uzambwira ngo none se ngo kubera iki abangaba bagiye mu ijuru. Of course barahari abazajya mu ijuru, hari n'abazarimbuka. Kubera iki? Uwanga kumva umuriro uzamurya, uwumvira azumvira. Kwa Loti bararimbutse, i Sodomu n'i Gomora ubutinganyi bumeze nabi. Uri kumva? Imana iravuga ngo ibi bintu binteye isesemi. Imana Aburahamu avuga ngo none se ngo Mana ngo nihaboneka ngo abantu ngo basi ngo 50 ngo bakwemera ngo uraharimbura. Ati simparimbura. Aburahamu arareba aravuga ati banza ntabariboneka. Ati none se Mana nihaboneka 40, ati nabwo simparimbura. None se nihaboneka 10, nabwo simbarimbura. Barabura. Turi kumvikana? Kuko babuze, ni ukuvuga hari hakenewe kurimbuka. Naha ngaha rero turi, igihe kirageze ngo abantu dukizwe bya nyabyo. Nitudakizwa bya nyabyo ngo dukizwe tumenye agakiza, isi zarimbuka vuba. Nyine agakiza unavuze ko kare gahari kuva mbere Yesu ataraza. Betso gatoya. Kubera iki nyine byabaye ngombwa ko Yesu aza kandi hari abakizwa twarananiranye kandi hari ababishoboye benshi. Icyatumye rero icyatumye Yesu Kristo aza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo batambaga ibitambo, ihene, inka, intama ku bari bazifite. Abo bari abakire, bari abatunzi, bari bazifite bakaza bakazitamba rimwe mu mwaka, bakagira icyo gikorwa. Wacumura ukajya gushaka icyo igitambo, sibyo? Hari noneho abari abakene batabifite, badafite izo nka, badafite ayo matungo, bakajya kwirirwa birukanka inyuma y'inuma z'intungura zo mu gasozi, inuma zo mu gasozi bakazirukankaho, kandi ukayizana itavunitse no kuguru, itacitse n'ibaba. Imana irebye ibona turarushye, ibona abantu b'icyo gihe bari barushye, kandi Imana ntiri bwemere ko ibyaha bikurwaho hatamenetse amaraso. Urabyemera ko nta cyaha kivaho nta maraso amenetse? Icyaha ntikivaho nta maraso amenetse. Ni nayo mpamvu abakera batambaga ibyo bitambo kugira ngo hameneke amaraso. Bamara gutamba ayo maraso yameneka, Imana ikabababarira. Imana ibona ayo maraso azahora ameneka, izo nyamaswa bitazavamo. Hariho abakene bafite ibyaha bikeya, abakire akaba aribo babyungukiramo kuko bafite ayo matungo, bakaza bakayatanga, bakagenda bakihana, ejo bakagaruka, bakabitamba, ejo bakagaruka. Nibo bahoraga bakora ibyaha byinshi. Kubera iki? Bafite uburyo. Abakene bagakora ibyaha, aho kugira ngo agire n'icyo akora atera imbere, agahora ari mu gushakisha uko yabona igitambo kimucungura. Ariko ntekereza ko ntago abakire bakoraga ibyaha kwa ko ngo bavuga ngo bafite amatungo yo Imana babarira, kubera ko none se ubu ngubu kubera iki dukora ibyaha byinshi kuruta ibyakorwaga icyo gihe? Nuko kandi aribwo Yesu yaje. Ntago tubizi. Nuko turabikerensa. Ntago mbyemera ko kubera iki ibyaha byiyongereye Yesu yaraje kandi wenda mbere ataraza bitari bihari. Ibyaha ntago byiyongereye. Ngiye ibyo bintu muvuga ngo ibyaha byariyongereye, ntago ndi kubyumva. Ntago ibyaha byiyongereye, ahubwo abantu twatesheje agaciro icyabaye. Urumva? Kuko hatakiriho urupfu. Urumva ubundi iyo umuntu yakoraga icyaha akagenda akihisha mu muryango ntibazamumenye, bajyaga gutamba igitambo, umutambyi yagitanga bikagaruka. Hari bitaragendaga bitatungana, bakagaruka bakavuga ngo muri uyu muryango ni bande waba warakoze icyaha.
bagafata uwo muryango bakagenda bagafinda ubufindo kugeza igihe bagwiriye kuri wa muntu wakoze icyaha wanze kukihana. Uwo muntu bakagenda bakamwicisha amabuye bakabona kugaruka kongera gutamba ikindi gitambo. Bishatse kuvuga ngo iki yabaga yananiranye yanze gukora igikwiriye, yabaga yanze kwihana, yabaga yanze gukora ibyo abandi baje gukora, gutamba icyo gitambo ngo umuryango wose uvanweho urubanza. Ni Bibiliya abo bantu, yego muri Bibiliya, ariko ujye ubanza usobanukirwe abo bantu bari abantu bizeye, ntabwo bari abantu bose, kuko abanyabyaha babagaho. Kuko nimba uvuga ngo abo bantu bose ntabwo bizeraga Imana, ntabwo ari ko abantu bose batanga ibitambo kandi babona n'abakoraga ibyaha. N'ubundi hanze barahari bakora ibyaha. Muri Egiputa bariho kandi ntabwo bizeraga Imana kandi bakoraga ibyaha. Ariko bari bafite amategeko bagenderaho, bari bafite amategeko bagenderaho. Ariko amategeko niyo bayicaga, ntabwo bapfaga. Njye numvaga ibyo bihano ntibiterwa n'idini, byaterwaga n'ubujiji kuko iterambere ryari ritaraza. Abantu bumvaga ko bagomba n'ubu ngubu ahantu hose hataratera imbere haba hari ibintu nk'ibyo. Uko abantu batera imbere bajijuka ntabwo bakora ibintu nk'ibyo. Kuko wa mugani hari ibintu nk'ibyo wa mugani. Ntabwo leta yari ifite amategeko bagenderagaho, cyangwa ugasanga ikintu ngo kirazira ngo ibiki. Nk'urugero mu Rwanda bajyaga bavuga ngo nta mugore urya ihene bagira gute, ngamera ubwanwa. Ariko mu by'ukuri ntabwo byari ukuri. Kwa kundi basanga umugore wamaze ubwanwa n'umuntu ufite ubwanwa akavuga ngo ntureba ngo uriya yariye ihene, sibyo? Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo, sibyo? Sosiyete yose y'abantu itaratera imbere ikiri mu bujiji, abantu bakiba mu mashyamba muri Afurika baba bafite ibintu nk'ibyo bakora kubera ubujiji. None urimo urashaka kuvuga yuko ayo mategeko yari ariho kubera ko Imana yari injiji? Abantu sosiyete erega wowe ikintu ugomba gutandukanya amategeko y'Imana abantu bayahuje ko byari mu mategeko ya Mose. Nyine reka nkubwire, amategeko agenga sosiyete y'umuco akwiye gutandukana n'amategeko y'Imana. Nicyo kintu abantu bahuje, bavanze iby'Imana babivanga n'umuco, bavanze Imana n'umuco. Mose yari n'umuco wabo. Mose yagiye kwanza muri Egiputa agiye kuzana Abayisiraheli, ari nkaho bavuga ngo ari perezida w'igihugu, niwe wakoraga amategeko. Bashatse kuvanga amategeko ya leta bayavanga n'ay'Imana. Mose wamugeranya nk'umuyobozi wayoboraga igihugu cya Isiraheli nyine, nk'uko yaragiyoboye abantu bose niwe wari ubayoboye, sibyo? Bivuga ngo bashyiragaho amategeko agomba kubagenga, ntabwo bayobora abantu udafite amategeko abagenga. Ikibazo rero ni uguhuza y'Imana bagashaka kuyahuza n'imico yabo. Niko havaga ibibazo. Nta nubwo ari na bibi kuvuga ngo guhuza imintuza, ushobora gukurikiza kwandi itegeko ry'intuza wenda tuvuge ry'umuco, ntabwo bivuze ko ari bibi. Ariko imico yose, hari imico iba ari mibi nyine kubera ubujiji. Hari imico mibi, hari imico mibi kubera ubujiji. Bakora ibintu bitari byiza kubera uko basanze ba sekuruza babo babikora. Uwo rero ni umuco ukwiye gutandukana n'iby'Imana. Niho rero hazamo idini rishaka guhuza ibyo bintu. Niyo mpamvu idini rikomeza kuvuga amategeko, ariko amategeko n'ay'umuco n'aya leta ntabwo ari ay'Imana. Ibyo byose twavugaga ngo kuri Yesu Kristo, waba waje ngo Yesu Kristo impamvu yaje hano, wabazaga ngo impamvu Yesu Kristo yaje mu isi. Ibyo byose ntabwo ntekereza ko yaje mu isi ngo kubera ngo abantu bari bananiranye, ariko ko abantu bagira gute. Biranditse muri Bibiliya, Yesu yaje mu isi ku kintu kimwe gusa, kugira ngo buri muntu wese agire gute, yigerere ku Mana. Nuko nyine abantu bari bananiwe. Yesu yaje kugira ngo ahuze buri muntu wese, ahure n'Imana bwe ku giti cye. None se ntibari basanzwe bahura abo ba Abrahamu? Abo ba Abrahamu Mose yarebanaga n'Imana amaso ku yandi. Yego, banza wumveho gato. Ntabwo buri muntu wese yabaga yajya imbere y'Imana ngo avuge ati Imana urabona gutya na gutya, reka. Aho ni kera haraje abatambyi, mbere hataraza abatambyi abatambyi bahozeho. Abatambyi baje igihe cya Mose, nyine haje amategeko n'ibiki. Mbere yaho abatambyi babaga. None se Aburahamu ntiyaragiye kwitambira? Umuntu wese ntiyajyaga imbere akajya gutambira Imana igihe cya ba Yakobo n'abandi hataraza. Ureba abatambyi baje igihe cya Mose, mbere yaho nta bari bahari. Abo ba Enoki n'abandi. None se Abeli ntiyatambye igitambo Imana iragikunda, ntuze icya Kayini Imana ntiyagikunda. Icyo gihe umuntu yaratambaga we ku giti, umenye ngo icyo gihe yigereraga imbere y'Imana agasenga. Icyo gihe ntabwo ari buri muntu wese. Neza impamvu tumva Adamu na Eva bagira ngo babyaye Kayini na Abeli gusa. Kubera iki nta bandi wumva? Kubera iki nta bandi bantu wumva se? Na Seti. Adamu ntuza Kayini na Abeli barabatambye nabo. Niyo mpamvu wumva gutyo bajyaga gutamba imbere y'Imana, barabatambye. Kwitwa umutambyi mu gihe cya Mose, Imana yagomba kuguhamagara ikakwita kuri umutambyi. Ariko icyo gihe byagiye bigira iyindi shusho kugira ngo Imana itangire gutoranya abatambyi. Nuko hari abantu bari badashobotse, Imana ikabona badafite karagiteri zo kuba baba abatambyi, kamere zabo zikaba zitabemerera kuba abatambyi.
umuntu Imana yatoranyaga ngo abe umutambyi nuko yabonaga ari umuntu uzayumvira, kandi harimo n'abo batumviye Imana kandi Imana yabatoranyije. hari abapfaga hari abapfaga, hari abagwagayo imbere y'Imana bagiye batubahirije ibikwiriye. Ntiwejejwe, warahagwaga bakazakurura umurambo ngo babazirikaga imigozi mu maguru, banyeganyeza bakumva umugozi ukinyeganyega bati aracyari muzima. Ariko iyo banyeganyezaga bakabona cwe, bakanyeganyeza kabiri bacwe, barakubwiraga ati yewe, bagakurura. Nicyo kikubwira ni Yesu, nicyo kintu yaje gukora. Yesu rero icyo ni kimwe wikivuga ngo nicyo cyonyine, icyo ni kimwe mu byo yaje gukora. Reka mbyemere, ariko reka tuvuge kuri iki kintu. Agipfa tuvuge habaye iki? Tuvuge ku kintu cyitwa gukiranuka. Nyine twavuze ko hari abakiranukaga Imana yemeraga kuva kera. Ntabwo wakiranuka utakijijwe. Nyine hari abakijijwe Yesu ataraza. Nirango gukizwa byazanye na Yesu Kristo. Erega gukizwa harimo no kumvira Imana. Ntibayumviye ba Dawidi se nabo ba Abrahamu, Yesu se yaraje. Ngo abanza bakoraga ibyaha. Nese nyuma yaho abandi ntibakoze ibyaha. Ibya Dawidi byihoreye. Ba Dawidi baricaga, bose bakoze ibyaha. Dawidi uzi ko yakoze ibyaha, Imana ikamubwira ati ntabwo wanyubakira inzu wamenye amaraso. Paulo niwe uvugwa cyane mu Isezerano Rishya. Ntabwo tuzi ko yakoze ibyaha kandi yarakira Imana, ntiyigeze kuvuga ngo ngerageza gukora ibyiza bibi bikantanga imbere. Nese ntiyari yarakijijwe. N'igihe cya Yesu nese we nta byaha ukora ntiwizeye Imana, ntabwo ukora ibyaha. Buretse tube tugihore ngenda umunyabyaha n'Imana irabizi. None kandi Yesu waramwakiriye. Icyo kuvuga hariho gutandukanya. Erega ndatekereza ko hari ukuntu harimo kudasobanukirwa. Yego. Paulo avuga ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, cyari mu gihe akiri Roma, yari ataragera kure. Hako yari yarakijijwe. Gukizwa ni baramurambitseho ibiganza, Patri bamuhindurira izina, Patri gukizwa ni process, arabatizwa. Gukizwa ni process. Nyine ndi kukwereka ko ubuzima ntabwo bwatandukanye bw'umuntu wakijijwe nyuma y'uko Yesu yaje n'uwabakijijwe kera Yesu ataraza. Bose barakizwaga. Patri ngiye myumva uko bitandukanye. Umuntu wazanye gukizwa ni Yesu Kristo. Gukizwa n'amaraso. Nuvuga ngo ni Yesu yaje gukiza abantu. Nubundi bakizwaga n'amaraso, ariko bakizwaga n'amaraso y'ibitambo. Ego gukizwa abantu bita ngo barakijijwe n'abantu bakijijwe na Yesu Kristo. Abo banzi banyuma bose bizeraga Imana. Ariko nabo icyangombwa nuko barakijwe kandi bagiye ngiyo tugiye mu ijuru ngo tujya mu gituza cya Abrahamu. Abrahamu yabayeho na Mose atarabaho n'amategeko atayazi. Biragoye Patri biragoye ngo ufate umuntu nka Enoke wagenda Imana. Bibiliya niwe muntu ihamye ikavuga ngo yagendanye n'Imana buri munsi. Biragoye ngo ufate umuntu yabishoboye. Ntago nawe ntago yari kubishobora. Reka nkubwire, tugendana buri munsi mfasha akaboko gutya, sibyo? Biragoye kugira ngo nkore ikintu ntukimenye ko nagikoze, sibyo? Biranagoye ngo nkore ikintu udakunda kandi umfasha akaboko. Njyange bikunde kugira ngo ngikore biransaba kujya kukwihisha. Ako yari umuntu nkawe kandi yarabishoboye. Yari umuntu nkanjye, ariko yagendanaga n'Imana buri munsi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo muyoborwe n'umwuka iteka. Umuntu wese udakizwa neza nuko abatayoborwa n'umwuka iteka. Paulo igihe yavugaga ngo ngerageza gukora ibyiza ibibi bikantanga imbere, ni mu Baroma yabivugiye. Yageze ahagera mu Bagalatiya aravuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro, sibyo? Nukuvuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro, nta kintu na kimwe gishobora ngo nomatanye na Kristo. Nta kintu na kimwe gishobora kuntandukanya n'umusaraba. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu. Yavugaga iki? Mbayeho ni byiza kugira ngo nkomeze nkore uyu murimo wo Kristo yampaye, ariko ndamutse mpfuye ni byiza nkajya no kuruhuka. Kuvuga ngo ameze nk'ibisukwa ku gicaniro, nukuvuga yaravuze ngo narwanye intambara nziza yo kunesha, yo kwizera. Igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iryo Kristo yasezeranije abizera bose. Nukuvuga yarashatse kuvuga iki? Iyo umuntu agitangira agikizwa, hari ibintu byinshi abataramenya, hari ibintu byinshi abatarashobora, hari ibintu byinshi abakirwana nabyo. Ariko iyo wamaze kumenya kubamba kamere yawe ku musaraba, iyo umuntu agikizwa mushobora gura akavuga ngo ugize amahirwe shango mvuye ku rusengero, ngo nza kuba ntavuye ku rusengero ngo nkwereke. Uri kumva? Uko agenda akizwa akamenya yuko atagomba gukizwa ku cyumweru gusa. Uri kumva? Niyo mpamvu ibyo wambwiye bya Paulo, mbanze nshyiraga kisasi. Niyo mpamvu wambwiye ibyo gukizwa kwa Paulo biri buze kubuza Paulo nawe gukizwa ko kwabaye process.
uko yagendaga akizwa ubuzima bwe bwagendaga buhinduka, uko yagendaga yegera n'Imana. Reka mbivugiye mu rurimi rworoshye, uko tugenda turushaho kwegera Imana niko tugenda turushaho gusa nayo, niko tugenda turushaho kugenda tureka kamere zacu. Niyo mpamvu nakubwiye hano mu Baroma ibice 8 guhera ku murongo wa 5 ngo ariko reka tuhasome kubera yuko ibintu byo gukomeza mvuga amagambo yanjye iyo tumaze kubamba kamere zacu biratworohera kuba twabasha kugira gute gukora ibintu tuyoborwa n'Umwuka Wera. Paulo yaravuze ngo Abaroma 8 kaduhere ku murongo wa 5 ngo ndahera hehe kaduhere daboro ku murongo wa mbere ngo nuko rero noneho abari muri Kristo ntateka bazacirwaho. Bishatse kuvuga ngo iki? Utari muri Kristo already yamaze gucirwaho iteka. Ngo abushyizemo na Abrahamu na Enoki kuko ntibamuzi, baje mbere ya Kristo. Ntacyo bivuze ariko bamenye Imana. Nanjye nayimenya. Bamenye Imana kandi Patrick n'umuhindu yayimenya. Hari ikintu utari kumva, sibyo? Ni nkuko nshobora kuvuga ngo ndarokona iyi sura ya Patrick ariko ibitekerezo bye ni ukuvuga deja wari naguhakanye. Nakunze iyo sura yawe. Ni nkuko tuvuge iyo tugiye gushaka umugore, ushaka gushaka umugore ukabona afite isura nziza, afite karakteri nziza, nako afite igihagararo cyiza, afite amataye meza, afite ingendo nziza, rwose ukabona ni byiza pe, arabikunze, afite inseko nziza, ariko yafungura akanwa yavuga ukavuga ati reka ugahita ugira ugahita umureka. Urabyemera ko bibaho? Siko bimeze? Afite imico udashobora gusiporuta. So Kristo yaravuze ngo daboro muri Yohana wa mbere ku murongo wa mbere ngo mbere na mbere hahozeho jambo, jambo uwo yari Imana, ibintu byose ni wowe wabiremye kandi uwo jambo niwe Kristo. Aburahamu atararemwa Yesu ngo yarariho, Aburahamu atararemwa nariho. Jambo Kristo ni jambo ry'Imana. Ni ukuvuga uwamenye Imana kuri icyo gihe yamenye na Kristo, kuko Aburahamu yubahirije amategeko yose y'Imana ayagendera harayakurikiza. Ni ukuvuga niyo Kristo aza ntatandukanye n'Imana n'ubundi niyo aza kuba yaraje icyo gihe yarariho nawe yari kugira gute, yari kumwubahiriza kumva amategeko ye, kuko deja Aburahamu yumviye ijambo ry'Imana kandi Yesu niwe jambo ry'Imana. Niko ijambo ritubwira Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere ngo mbere na mbere hahozeho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana, ibintu byose niwe wabiremye. Uwo niwe jambo. Iryo jambo ry'Imana riva mu kanwa k'Imana, iryo jambo ituma abamarayika ngo genda ubwire runaka, n'uwo Yesu Kristo. Uwo niwe jambo ry'Imana. Ntabwo rero wambwira ngo Aburahamu ntabwo yigeze yemera Yesu Kristo kandi Imana yaramutumyeho ngo kora iki akagikora. Rero ntabwo we ngo yagize amwemera uko yamwemeye tufate ko hari ba Aburahamu 100,000 batanditswe muri Bibiliya, kandi na n'ubu wenda uburyo yamwemeye hari abakimwemera nk'uko Aburahamu yamwemeye. Hari ikibazo se? Hari icyo bitwaye fa kuba bose bakora ibyo uwo Yesu ashaka. Niyo point yanjye. Ikibazo kiri aha ngaha nuko twebwe turimo turashaka gufata Yesu tukamugira umuntu uhagaze hariya, Imana tukayigira umuntu uhagaze hariya kandi ni umuntu umwe. Aho rero niho ufite ikibazo. Numara kumva ko Imana ariyo Kristo akaba ari nawe Mwuka Wera, ari ubutatu butagatifu, ari umuntu umwe, icyo kibazo ntabwo kiri bwongere kubaho. Imana ni Umwana n'Umwuka Wera, ni umuntu umwe. Okay. Urabyemera ibyo ngibyo? Reka njye mubwire ukuntu umuntu numva akizwa wenda ari. Oya, ibyo gukizwa ubanze wemera icyo ngicyo kugira ngo dukomeze, kuko n'ubundi debate turi buze kuza guhura nayo hano mu gukizwa. Imana, Umwana n'Umwuka Wera ni ikintu kimwe. Ni ubutatu butagatifu, niko abagatolike bakunze kubivuga. Ni ubutatu butagatifu ariko bukubiye mu kintu kimwe. Nka kwa kundi navuze y'amazi yose n'amazi ariko exactly. So rero uwo muntu wamenye icyo gihe agasobanukirwa uruhande rumwe ntabwo bivuze ko atamenye. Wenda ntiyamenye, nkuko natwe tutazamenya Kristo ngo tumumenye mu mvo ngo tumenye imvo n'imvano ye, tumenye mu gihagararo ni mugari cyane, ntabwo twamumenya, natwe tuzapfa hari ibyo tutaramumenyaho. Ariko ntibishatse kuvuga ko tutamumenye. Ntabwo yavuze ngo wamumenye, yavuze uwamwemeye. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo uwamwemeye, ngo abamwemeye bakizera izina rye, sibyo? Ni ukuvuga bemeye icyo Imana yababwiye, abo Aburahamu, abo ba Enoki, abo bande,
nta Yesu Kristo wari uriho ariko yari akubiye muri ubwo butatu butagatifu. Nimba ari we jambo, niryo jambo Imana yabatumagaho buri gihe ikababwira ngo mukore ibi, babikora baba bamwemeye, babagemeye bakabyizera ko ari Imana yabivuze, babaga bamwemeye nubwo yari ataraza. Kankubwira impamvu ibi bintu nakomeje kubigarukaho. Nemera ko idini ryatumye abantu bacirana imanza, rituma bashaka gukurikiza amategeko aho kumenya neza imbaraga z'Imana. Patiri, ufite ikibazo gikomeye cyane ku idini. Nyine nuko nzi uko ryatandukanyije abantu. Ushobora kuba uri umunyedini do. Oya, reka ngusobanurire. Kandi mpakana ibintu byose bijyanye n'idini ari by'amategeko n'ibiki. Nanjye ntabwo mbyemera kuko nta nubwo binakwiriye. Ikintu gutandukana ukuntu ari bibi, kwitandukanya, kwirema ibice. Patiri, uvuga ngo ntabwo ushaka ngo ibintu by'amategeko, kandi Yesu Kristo ubwe muri Yohana 15 yaravuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Si Yesu Kristo wabivuze se? Si Bibiliya urayifite, soma Yohana 14:15, ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ako Yesu nanone yaravuze ngo nureba gusa ngo umugore ukamwifuza uzagucumuye. Yashatse kukwereka ko ari ibintu bidashoboka. Uramureba, ntabwo uri bureke kumwifuza niyo wagira ute nimba ari mwiza. Yashaka kukwereka uburyo amategeko ari nkaho adashoboka. Ngo ijisho ryawe nirigucumuye, kandi iryo jisho ryagucumuye ngo ugende ngo urinogore, ngo uritekure akaboko kawe nikagucumuza ugatekure. Patrick, ngira ngo ibyawe byose ashaka kukwereka ko bidashoboka. Patrick, Paulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, sibyo? Ngo ubu si njyewe uriho, ni Kristo muri njyewe. Aho ngaho iyo bigeze aho nibwo umukristo aba ageze ku rugero nakitwa ngo urwanyarwo rukuze muri iyi si. Kuko muri iyi si hari ibyo tutazashobora. Ntituzashobora kuramya Imana uko bikwiriye, ntituzashobora kuba intungane muri iyi si, sibyo? Ariko ijambo ry'Imana none rikambwira muri Zaburi 82 ngira ngo ku murongo wa 6 ngo wanza ntago niba atari na 2 na 6 ngo hahirwa ngo umuntu ufite inzira muri we z'igisiyoni. Bishatse kuvuga ngo iki? Fa kuba urokonesa ko wacumuye, ukamenya ko wacumuye kandi icyo cyaha kikakubabaza ko wagikoze, ukanatungurwa wisanze wagikoze indi nshuro. Igihe wisanze wakoze cya cyaha bikagutungura ukibaza ni gute nongeye kugwa muri iki cyaha. Icyo gihe bishatse kuvuga ngo cya cyaha buryo ubushize wari wakihannye, wumvaga bitanashoboka yuko wanagisubiramo, ariko wisanga wagisubiyemo kuko twambaye inyama n'umubiri n'amaraso. Uzi impamvu gisubiramo? Kandi Yesu Kristo yarabizi neza, ntago ari ugutinya itegeko. Kambwire point yanjye. Ntago ntinya itegeko ngewe ntinyimana. Amategeko niyo atuma umuntu acumura, ariko mbikubwire neza. Yes, Paulo yaravuze ngo amategeko ataraza ngewe nari muzima, amategeko aje ngewe ndapfa. Urumva ngo kuko ngo hatari amategeko nta cyaha gihari. Uri kubyumva neza? Nta cyaha gihari, igihugu kitarimo amategeko nawe ugitekereza umbwira uko cyaba gihagaze. Reka nkwereke ukuntu itegeko rituma umuntu akora ibyaha. Nta itegeko rituma umuntu akora ibyaha. Reka mbikubwire. Turarema kuko turi Imana. Turabana Imana, turarema. Kwizera kwacu kurarema. Baravuga ngo iyo wizeye ikintu kiraba. Yesu iyo yakizaga umuntu yaravuga ati sinjye gukijije no kwizera kwawe. Kontrere yo kwizera, hatari kwizera haba ubwoba. Iyo utinye ufite ubwoba bwo gukora icyaha, kubera uri gutinya icyaha ntiwizeye nyine imbaraga zawe zo kugitsinda, biratuma ubwo bwoba bwawe kuko burarema. Kutizera kwawe kurarema ibibi, niwizera ibyiza urarema ibyiza. Niyo mpamvu uretse gutinya icyaha kwazanywe n'idini, bituma ahubwo utagikora. Wumva ufite umudendezo, wumva ko ibintu. Niyo mpamvu abakristo bakira ntago baba bakijijwe cyane nuko baba bakijijwe nuko bafite freedom mu Mana. Ntago ari ukuvuga ngo ni yindi maji ibaye muri we. Aremye imirimo myiza, kwizera kwe guhise kurema kumuhinduye umukiranutsi. Ibyo byose ngewe naguhigira aho ngaho ko hariho, ntago bivuze ngo habe hariho itegeko. Iyo bivuze ngo ko hariho itegeko nuvuga ngo hariho abantu batiba, sibyo? Atari abakristo. Ndavuze ngo hari nta yindi maji. Hari umuntu udasambana, ndavuze ko akijijwe, ariko ni discipline ye. Yego, ariko umenye ngo nta tegeko rihari ribimubuza. Ariko umenye yuko icyo gihe arimo aririnda, aravuga ati ninjya gusambana swate nshobora gutera inda, nshobora kwandura izi ndwara izi n'izi.
akirinda izo ngaruka zizava mu cyaha. ntabwo tuzi impamvu ye. afite ikindi kintu acumuraho afite ikindi acumuraho nawe cyamunaniye. ariko buri cyaha icyo ndi kuvuga icyo twita icyaha kugira ngo umuntu areke kugikora atari agakiza kakimubujije. njyewe nagira ngo nkubwire aho ko turahuza atari agakiza kambujije gukora ikintu. none se ntihari ibyaha amategeko adahanira amategeko ya leta? ubu se wagenda ukihurira n'umukobwa hariya mu muhanda mukisambanira, hari uzaza kukubaza ngo yewe hari uhari unless ari umu underage. nta muntu uzaza kukubaza ngo ko waryamanye n'uriya mwana. nta tegeko rya leta rihari ribihana, ariko itegeko ry'Imana rirabihana, sibyo? nugenda ugasambana ufite umugabo ukagenda ugacinya uwo mwashakanye unless yabimenye nibwo kiba icyaha. igihe cyose atarabimenya nta no kubimenya akakubabarira. ibyo ariko ngo iki nta cyaha ngo iki ndi kuvuga muri leta. igihe wagiye ugacinya uwo mwashakanye muri leta ntabwo ari icyaha. ntabwo ari exactly nibyo cyetsa kureze niyo yakurega ntabwo yakubabariye. nta n'icyaha, nicyo ndi kukubwira, nta cyaha kirimo muri leta. aha ndi kuvuga muri leta. uzagenda ucinya uwo mwashakanye muri leta ntawe uzajya kurega ngo yaguciye inyuma. ubwo ni uburenganzira bwe, yaramukunze, just that's it. niba munaniranywe mutandukane, niba mutabasha kubyumvikanaho mutandukane, nta tegeko muri leta ririho. ariko bidashatse kuvuga yuko tujya mu gakiza hari amategeko menshi muri leta mu buzima busanzwe ntabwo ari icyaha, ariko turi twaje mu gakiza aduhindukira icyaha. ariko ntimwayashobora atari imbaraga z'Imana, kuko kuva kera byarananiranye. But niyo mpamvu Imana yaduhaye mwuka wera ngabe muri twebwe. Patrick, naho niho duhuriza. Patrick, kuba ntiba ntabwo ari amategeko n'umwuka. kuba ntiba suko mbizi yuko ntashobora kugenda ngo nibe kandi ntibamfate. kuba ntasambana suko mbiyobewe yuko ntashobora kugenda ngo nsambane kandi uyu mugabo twashakanye ntabimenye. kuba ntakora ibindi bicumuro bindi suko ida mfite ingaruka ndi kwirinda, cyangwa se umuntu wo muri leta utabikorera kubw'ingaruka z'uko bari bumufunge, hari indwara, hari ukwirinda iki, atari umukristo ntabwo nzi ikibumibuza. ariko twebwe ikibitubuza cya mbere na mbere ni Imana, ni ukwanga gucumura ku Mana. niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo ni mu nkunda muzubahiriza amategeko yanjye. muri ayo mategeko harimo ibyo atubwira. ntabwo wavuga ngo amategeko ngo ntibishoboka. Why? ufite mwuka wera muri wowe. reka nkubwire Patrick, iyo umuntu ufite mwuka wera muri wowe, reka nkubwize ukuri, hariho ibintu ubona nk'ibipfuye. Pawulo yaravuze ngo ibyari inyungu zanjye ngo byampindukiye nk'igihombo, ngo ndetse mbibona nk'ahari amase. kubera iki? ku bwa Kristo. niba wamaze kumenya Kristo, mwuka wera akaba muri wowe waganjije, twebwe ubwacu ntabwo twabyishoboza. kamere zacu ntabwo zidukundira, ariko iyo kamere tumaze kuzifata tukazibamba ku musaraba, mwuka wera akaba ari uyobora ubuzima bwacu, ayo mategeko yose tubasha kuyubahiriza uko asa kose. nibyo navuze nanjye, aho turahuza 100%. ariko ikibazo abantu nyine bakomeza gushyiraho amategeko, nibyo bigenga nyine idini, barakomeza gucirana imanza, bakomeza gucira. amategeko na doctrine z'itorero ntubivange. Doctrine nibyo mwebwe mwise umuco. ADPR ifite doctrine iyiranga, abaruteriyani bafite doctrine ibaranga, abakatolike bafite doctrine. Doctrine ni umuco w'itorero utandukanye n'amategeko y'Imana. none kuki babibona nk'icyaha? muri katolike nta mupadiri ushobora kujya imbere ngo avuge ivanjiri yambaye ipantaro gutya gusa atarengeje hiriya kanzu. iyo ni doctrine ya katolike. muri ADPR nta mugore ushobora kujya imbere ngo avuge, cyangwa nta nubwo agomba kwambara ipantaro ngo ajye imbere, nta nubwo agomba kuba afite make up, iyo misatsi igize iteye amamenshi, ntabwo babyemera. izo ni doctrine z'itorero ryabo, zitandukanye kure n'ijambo ry'Imana. niba rero abantu barashyizeho imico yabo, ntabwo iyo mico ari yo izatujyana mu ijuru, sibyo? gute? imico ntabwo ari yo izatujyana mu ijuru. ntabwo uzafata umuhinde mu muco wabo bamenyereye ko bambarira umwenda yabo ari ahangaha, indi ikabifatiye aha bakarenzaho iriya sari yabo, ngo umucireho urubanza ngo ntabwo azajya mu ijuru ngo kubera ko yambara kuriya. ngewe ko nkwereka ukuntu mwigizero. umwadeperi, nimba ari umwadeperi avuga ko agomba kwambara igitambaro mu mutwe, agomba kwambara igitambaro mu mutwe, akabyirengagiza ntacyambare, bizaba icyaha. ko icyo nicyo kibi nyine cy'idini. icyo kibi cy'idini nyine, niyo mpamvu ndi kuvuga ko idini ridakwiye kuba, kubera ko utakurikije amategeko y'idini usengeramo. niba wagiye gutoranyamo itorero ukurikiza, sibyo? ugakurikiza, niba ugiye gukurikiza itorero, genda wubahe n'imico yaho, wubahe n'imigenzo yaho, kuko ni wowe ubwawe n'amahitamo yawe wahahisemo. niba utabishoboye vayo ugenda ujye gushaka aho ushoboranye naho, ariko ube careful.
urebe ko ibyo ngibyo uri kujya gukurikirana bitari buze kujya kure y'ijambo ry'Imana. Kuko buri muntu wese azabazwa icye na mwuka wera. None se nta bantu babaho basengera mu yandi matorero bemera ayo mapantaro batayambara? Hanjye ntago nyambara, kandi aho nsengera ntago bayibuza, ariko ntago ngiye ku cyumweru ntago nshobora kwambara ipantaro. Simple as that. Kubera aho wakuriye byakugiyemo. Mwuka wera specifically yarabimbujije. Uvuze ku cyumweru mu nzira urabyambara, ariko ntago wabyambara mu rusengero. Hose hari abantu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo kwambara ipantaro ntawe bizajyana mu ijuru, nta nuwo bizarimbuza igihe mwuka wera atabikubwiye. Nagira ngo nkubwire ko ngewe ni nambara ipantaro nkajya mu rusengero nkagenda, kuko mwuka wera yabimbujije, bishobora kuzandimbuza kubera ko narabujijwe. Wose umwuka wera wakubujije ni umuco, ni ukuntu wakuze, idini wakuriyemo ryarabikubujije. Nta dini nakuriyemo, mbere narabyambaraga, mbere nakuze mbyambara, nta dini nakuriyemo ribibuza, nakuze mbyambara. Hari abantu bakizwe ukuntu uza ku mpamvu ebyiri. Eri waretse nkarangiza iki kintu. Urashorangiza aho gato. Oya kiraba cyarangiye. Okay, so niyo mpamvu nakubwiye ngo tandukanya imico y'itorero utandukanye n'imico y'umwuka wera n'amategeko y'Imana. Abantu barayivanze. Mwuka wera niwe wemeza abantu. Mwuka wera nakugeramo. Normal ibi byose turi kurwana nabyo, izi debate turi gukora ni ukutagira mwuka wera. Ufite mwuka wera muri wowe nta manza dukeneye. Ufite mwuka wera muri wowe arakwemeza icyo gukora. Hari igihe ngenda nkatera ipasi umwenda nkumva ndawambaye nkumva urambereye, mwuka wera akambwira ngo kuramo, kandi nkakuramo nta mpamvu ntanagishije n'Imana, nkakuramo nkambara undi. Yego kabisa. Kubera iki? Ufite ijambo ry'Imana tubwira ngo muyoborwe n'umwuka iteka. Iyo wemeye kuyoborwa ngo umwuka na kamere ntibakorana. Naringiye kubesomera mu Baroma ibice 8 ku murongo kuva kuri 5. Ngo kamere yacu na kamere y'umwuka ntibikorana. Kuko bidakorana niyo mpamvu twebwe tutakagombye kwemera kuyoborwa na kamere zacu, ahubwo tuyoborwe n'umwuka wera. Iyo uyoborwa na mwuka wera ubuzima buroroha. Iyo uyobowe na mwuka wera umeze nk'umuntu utwaye moto iri mu moteri. Iyo udafite mwuka wera biba bikomeye. Umeze nk'umuntu utwara igare ritarimo umunyururu, cyangwa se uwo munyururu utarimo amavuta. Ubuzima buba bugoye. Kuyoborwa n'umwuka ni icyarya tubivuga gutya abantu ntibabyumva. Hari abantu batumva kuyoborwa n'umwuka cyari cyo. Umwuka wera ni ukugira umujyanama muri wowe, ukugira inama ya buri kintu cyose ugomba gukora, ukabasha kumenya ijwi rye, akakubwira ngo wikore iki, ukamenya ko ari mwuka w'Imana ukubujije. Ubimenye ute? Tujya dushyirangiranga ibintu mu ngero. Ugenda wegera Imana, uko ugenda uyisanga, uko ujya hafi yayo, ugenda urushaho kumenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ryawe ry'ibitekerezo byawe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo dusobanukirwe ngo mwuka w'Imana ni uwuhe, mwuka wa Satani ni uwuhe, ibitekerezo byacu ni bihe. Ni ibintu bitatu bivugira muri wowe. Reka nkubwize ukuri, ibyo bintu byose bigomba guhuza. Umwuka w'Imana, hari ahantu muri Bibiliya havuga ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Iyo ibyo bintu bidahamanya, dore ikintu kiba. Njyewe nakuriye mu rusengero nkiri muto cyane. Nari mfite imbaraga z'Imana. Kubera ko nari nkiri umwana, ubwenge bwanjye busanzwe, logique yari itarazamuka. Imbaraga z'Imana zigaragarira muri njye. Ariko uko nakuze, logique yanjye ntangiye kuba umwana uzi ubwenge muri segonderi, ntangira kwibaza kuri ibyo bintu byose nakubajije simbyumve. Kubera umwuka wanjye watangiye kudahamanya n'uw'Imana, byatumye icyo gihe njya kure y'Imana cyane. Niyo mpamvu ariko byantwaye imyaka myinshi kugira ngo umwuka w'Imana yongere guhamanya n'uwanjye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umwuka w'Imana niwe wemeza abantu. Wewe icyo cyakubayeho, ibitekerezo byawe byaganjije ijwi ry'umwuka w'Imana muri icyo gihe. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo muyoborwe n'umwuka iteka. Sibyo? Iyo mwuka w'Imana atuyoboye, ibitekerezo byacu birasabumitinga, bicira bugufiya ijwi ry'Imana, tukabasha gukurikira icyo mwuka w'Imana tuyoboye. Satani ibitekerezo bye biba biri munsi y'ibyacu hariya, bitegereje ngo byataka igihe abona dutangiye gukata za nzira za zigizage, dutangiye gushidikanya. So icyo bishatse kuvuga ni iki? Igihe cyose mwuka w'Imana uko ugenda urusha kwegera, ndategereje kurangiza point yawe, nagutegereje kare ndakubura. Uko ugenda urushaho kwegera Imana, niko ijwi ry'umwuka wera rigenda riba strong. Niko ugenda urushaho gutandukanya ibitekerezo byawe n'imvugo y'Imana, ukabasha gukomeza ibyo ukora byose uyoborwa n'umwuka wera. Reka nkubwire ikintu gikomeye tutarakomeza. Abantu bashatse kugaragaza ko logique yacu idashobora kumenya Imana.
bakakubwira ati idini rirakubwira ati izere bino bintu ubundi nicyo kiranga idini rirakubwira ati hano hari ibintu ugomba kwizera ni gutya nta kundi nta bisobanuro wava ku idini kuko nta dini rizajya mu ijuru buretse ndangize iyi point uko abantu bashobora bakomeza bakubwira ati izere ibi bintu nutabyizera banza buretse ariko ndangize bakakubwira ati iki kintu nuko ugomba kucyemera uko kandi umutima wawe cyangwa icyo twakwita logique yawe niyo igomba kumva Imana bajya bavuga ngo kwizera kuzanwa n'ijambo urarisobanukirwa ukaryizera rikaguhindura ubuzima bwawe kandi uri gukoresha ubwenge bwawe kugira urisobanukirwe rero iyo bari kukwereka ngo ntabwo bishoboka ko ukoresha ubwenge bwawe ngo usobanukirwe Imana ntabwo bishoboka buretse nkubwire nk'ubu ngubu aka kanya nkubwiye ngo sindi hano wabyizera ubwenge bwawe buri kukubwira ko ndi hano ugomba kwizera ntabwo ari ibintu wishyiramo ngo hita wemera ngo ikino kintu ugomba kucyumva n'ubwenge ukagisobanukirwa akanya umbwiye ngo Reco ni umuntu mwiza wenda ntituziranye cyane mvuze ngo ni mwiza kandi ntabizi neza ntaba mbeshye mvuze ngo ni mubi ntaba mbeshye ntabwo kwizera ari ibintu umuntu yishyiramo bisaba ko ubwenge bwawe bubyumva neza umwuka wawe agahamanye n'uw'Imana niho gukizwa bituruka ukabona kumenya ko imbaraga z'Imana rero niho haza kumenya imbaraga z'Imana ukamenya ko atari wowe ku bitekerezo byawe utari uyu mubiri gusa ukamenya ko hari aho uturuka ku Mana handi twahere tuvuga ati ntabwo turi uyu mubiri gusa turi Imana turi abana b'Imana iyo umaze gusobanukirwa ibyo ukuraho limite zawe zose mu bitekerezo za limite nizo navuze z'amategeko zituma ukomeza gukora ibyaha kwera ntabwo usobanukiwe uwo uri we iyo wamaze gusobanukirwa uwo uri we imbere y'Imana biguha umudendezo kumva ko nta kidashoboka kumva ko amategeko atakubase ko wowe imbabazi z'Imana zirenze ibyo byose uwo mudendezo rero ni uza mu bwonko bwawe ugatuma ugukuramo ubwoba ukakuremamo kwizera rero kukarema imirimo myiza nuko imirimo iza myiza nuko gukiranuka biza nuko bituruka mu kwizera kwawe umwuka wawe wahamanyije n'uw'Imana ibyo byose wamenye uriwe uri kujya kure kwizera nyine ukumva nuko kwizera n'ukwawe ntabwo ruvuga ngo pastor ngaravuga gutya ntabwo ruvuga ngo idini riravuga gutya ntabwo ruvuga ngo wowe ugomba kubanza ukimenya ukamanza ugasobanukirwa uwo uriwe ukareka nyine uwo twita umwuka wera akaba ari wo kuyobora ku giti cyawe ariko wenda nge nayo mfite indi point yindi nuko byageze aho bigatinda umuntu wese ajya mu magambo akavuga byinshi ariko ashaka kubaza point y'intuza yo hariho abantu nzi babiri bakijijwe ukubiri hari umuntu ukizwa ntakora ibyaha akirinda ibyaha kugira ngo azagire gute azajye mu ijuru hari umupasiteri wigeze avuga ngo umuntu w'umupasiteri wigisha mbega yigisha ijambo ry'Imana bajya mureba kuri za YouTube kuri hehe ahavuga ngo ati yemwe mw'abantu asakuza koko ati nuramuka ugiye mu ijuru ati numva ngo wagiye mu ijuru ntunsangeyo uzaba wagiye ikuzimu urumva ndabanza ndimyoza ndamuseka ariko nza gusanga nibyo kuko uwo muntu yizeye kuzajya mu ijuru kuko arabyizeye azajya mu ijuru kuko abyizeye kuko avuga ati ndabyizeye neza n'umutima wanjye wose kuko nzajya mu ijuru namuka ugiye ahantu ugasanga sindiyo ndabyizeye neza yuko aho hantu uzaba wajya atari mu ijuru kuko njye ndizeye neza ko nzajyayo urumva nabanje nanjye guseka ndamujyamo ari kuvuga ni ibiki ndamuseka koko ariko nza gushyira muri logique numva ibiki bimuvugisha no kwizera nuko akabyizeye noneho rero hari abantu badukizwa urakizwa se kugira ngo uzajye mu ijuru cyangwa urakizwa kugira ngo ubane n'Imana kujya mu ijuru ntago ari reward ntabwo ariyo ntuze ya mbere ntago ari reward hari umuntu rero ukizwa ngo mu ijuru ntago ariyo target yanjye ntago ari kujya mu ijuru banza ukizwe hano mu isi ubundi ukizwe Imana igaragarire muri wowe n'ibibazo byose tuba ibintu byose tugwa nuko tukizwa ngo turimo turakorera ijuru ikintu bavuga ngo turi gukorera ijuru uri gutinya ukuzimu gusa uri gutinya ukuzimu ubwo bwoba nibwo butuma ukomeza gukora icyaha banza ubane n'Imana ubanza umenye ngo Imana ni iki ku buryo hano mu isi nuramuka wumva urubanza rwawe rurangirire hano ku isi kwe kuzarangira ari uko mupfuye urubanza rwa umanze wiyeze mu mutima wawe ubeho
nk'umuntu wejejwe, ubeho nk'umuntu target nyine ni ugukiranuka. Target umuntu ubana n'Imana, apana umuntu ngo akankora kubana n'Imana, nayo ukora icyaha ntazarimbuka. Urumva niwo wa muntu usanga gukora ibyaha bimworohera, kera kakiranuka kugira ngo akiranuka abonye nta muntu umubona akibwira ko n'Imana itamubona. Oya, aho ngaho ntabwo amategeko y'Imana yanditse ku mutima. Imana ireba hose. Imana ireba hose, yego, ariko niba ari wa muntu utinya gukora icyaha ngo atazarimbuka, uwo muntu gukora icyaha nta muntu umureba, ntabwo ibintu bimukomereye. Ikibi ni uko yabavuga ngo hatagira umuntu mbona ndi gukiranuka, icyo gihe nibwo yatinya gukora ibyaha abantu bamureba. Ariko niba yarasobanukiwe ko ashaka ijuru, rwose uwo muntu of course abatarahumuka ngo amenye nyuma y'ijuru hari iki. Ubwo nyuma y'ijuru hariho abantu bose bazajya mu ijuru, ariko ngiye target yanjye nubwo target yanjye ntago ari ukujya mu ijuru gusa. Urumva niyo mpamvu nakubwiye ngo ahubwo target yanjye ni ukugira ngo ubwami bw'Imana bumanuke bubane natwe hano mu isi, mu gukizwa kwanjye, kumenya Imana ukabana nayo. Ubwami bw'Imana bumanuke bubane natwe hano. Kandi Yesu ntabwo yadusize. Tugiye gusoza, turi muri byinshi. Hari point ntagenda ntavuzeho, ureke nyirangize. Iri filozofi ho gato, uretse ho gato mbere yo kuvuga iyo point, sibyo? Tubanze ngira ngo ndumva bya byose, cyetse niba nawe ufite handi point ufaka gufite. Ushaka kuvuga buri muntu avuge iminota yo gusoza. Uko nshaka ko maze kubangira ngo hafi y'amasaha yenda kuba 2 turi hano, rero ntago ngira ngo bibe birebire, ndagira ngo nimba ufite point nyine ntuza yanyu, point yanyu mushaka kuvugaho uze kuyivugaho, ariko nimba nashira ntuza point yanyu mafite yo kuvugaho atari ikibazo, cyangwa tugiye mu bindi bintu byo gusobanuriza nza kubona Nyarwanda nabyita. Twe kujya mu bintu byo gusobanura cyane, mbega tukore point yuko wumva ikintu. Samari. Mbese ntuza hari wabyita ngo iki ntuza understanding, incamake, oya ntuza ni logique yawe. Logique ni ibintu by'Imana, kuko logique yacu siyo logique y'Imana, ariko Imana iduhesha kumva icishije muri logique zacu uko ibintu tubyumva. Rero nyine nkubaze muri logique yawe ukurikije nyine uko ibiganiro byumva no kunageze gute, utange summary yawe hanyuma. Hera kuri Patrick niwe washatse kuvuga. Reka mvuge kuko nzo ko wenda ashobora no guteraho comment ku byo mvuzeho asoza. Nicyo nabazaga n'ubundi nagira ngo ngiye gutangira. Hari filozofi y'aba Chinese, y'Abashinwa, bita ngo hari imbaraga ebyiri zigenga iyi si turimo, cyane universe muri rusange. Haba ngo yin na yang. Yin ni imbaraga zidusunikira imbere gukora ibintu, ni imbaraga nyine za movement. Yang ni imbaraga zigusubiza inyuma, zikaruma ibintu. Bavuga ko izo mbaraga, hari abagereranya iyo yin na masculinity, abagabo gutera imbere, kugira gutera imbaraga ibiki. Yang ni femininity, calm, ibiki ituma ibintu biba stable. Izo mbaraga ebyiri zirakenewe kugira ngo isi ibeho, nizo zigize ubuzima bwacu. Noneho ikintu kijya kibaho giteza ngo ibibazo mu isi no kunanirwa guhuza izo mbaraga, balance. Rimwe yin iba nyinshi, ikindi gihe yang ikaba nyinshi. Ibyo byose bifite ingaruka bitera ku muntu. Tuvuge imbaraga za masculinity iyo zibaye nyinshi mu muntu, aba violent, aba umuntu imbaraga zazikoresha nabi, havaho imirwano, intambara zose ubona ku isi n'ibiki zituruka kuri izo mbaraga za masculinity. Imbaraga za femininity ni imbaraga zisubiza inyuma umuntu, zitera urwango, ishyari, ibiki, ibintu byose ariko iyo zikoreshejwe neza ni ibintu, urukundo, bwiza, ibiki. Kimwe nuko imbaraga za masculinity zitera iterambere n'ibindi. Noneho rero izo mbaraga maze kuzisobanura gutyo, ku rwego rw'isi urabona ibibazo bihari byose. Ujyibona hako nko muri Amerika cyangwa n'ahandi, muri Finland haba buri gihe nk'izo mbaraga ebyiri, haba ari amashyaka abiri ahanganye.
bajya bayita ngo far right na far left, bameze nk'aho batazigera bumvikana. Niho hari ibyo bibazo byose ujya wumva za LGBT ibiki n'ibiki byose, bahora bari mu mpaka. Bamwe barashaka immigration, ni nk'aho bavuga ko ari bo nyine bafite nk'imbaraga za femininity, abandi barashaka guhera mu nyine n'ibintu nk'ibyo. Ni ku rwego rwo hejuru. Turakumva. N'amadini ni uko, amadini yose ukwicamo ibice kose niko kuzana ibibazo ku isi. Abantu ukora babona ko ibintu bitandukanye, kuko ku rwego rwo hejuru ni imbaraga imwe iyoboye isi, ariko abantu bashaka kuzitandukanya, bagacaho umurongo munini utandukanya right na left. Ariko urabizi iburengerazuba n'iburasirazuba, iyo ugiye iburasirazuba cyane urongera ukagera iburengerazuba, ntago hakwiye kujyamo gutandukanya cyane ibyo bintu. Noneho rero amadini yatumye abantu bajya kure y'Imana kubera azana itandukaniro ry'abantu. Nk'uko ibaze nk'aka kanya havuyeho ibihugu, hari intambara y'abase, mbese igihugu cyaba gitera ikihe kindi? Ibaze nta abantu ari ubwoko bumwe bose, civil war. Ibaze abantu bose nta bazungu n'abirabura, hari racisme yabaho. Uko abantu bakomeza gushaka kwitandukanya bitewe n'akarere n'ubwoko n'amadini, nibyo byateye intambara, bitera za genocide, bitera ibiki, uko ni ukwivangura kose. Niyo mpamvu nakomeje kuvuga ko ibintu byose by'Imana byo bitagomba kuzanamo ivangura na rimwe. Noneho iryo vangura riva abantu nibo bagize izo sosiyete, nibo bagize ibihugu. Ku giti cyawe bwite nawe wifitemo izo mbaraga ebyiri, ugomba kureka kuzivangura, guhora ubona ko icyiza kiri hano cyane n'ikibi kiri hano. Niyo cy'amategeko aza kukwereka ngibi bibi ngibi byiza. Ibyo rero wumva ntibidashoboka. Ni gute wabaho mu isi itagengwa n'amategeko? Ibintu bigomba kugira ordre, balance. Ariko iyo ukomeza gushaka kugira balance gutyo nyine, gushaka gukurikiza amategeko, uko niko kubaho muri kamere. Kubaho mu mwuka no kwirengagiza iryo tandukaniro, kuko uzi mu itandukaniro mu itangiriro haravuga ngo kumenya ikibi n'ikiza, ngo Adamu na Eva bariye imbuto ituma bamenya ikibi n'ikiza. Iyo mbuto niyo yatumye nyine bitwa abantu, bundi bari wa mwuka twavuze. Ariko iryo zina ni Satani warizanye, utagira ngo niko Imana yari yarabiremye. Ntacyo, reka dukomeze. Iryo ryo kuvuga ngo ni urubuto rutandukanye ngo rumenyeshe icyiza n'ikibi, nta hantu handitswe ko Satani ariko yavuze. Niko inzoka yababwiye. Ntacyo, reka dukomeze. Rero izo ushaka kubaho nyine ubuzima buri ordinary, buri logique bw'abascientifique, urakomeza ukurikiza amategeko agenga isi. Ariko ushaka nyine kubaho mu mwuka, ni ukudakurikiza amategeko, ukurikiza itegeko riruta yandi ryo mu mwuka, kuko za mbaraga ebyiri ntizitandukanye mu ijuru, ni zimwe, ni imbaraga imwe. Ariko kugira habeho isi nyine ugomba kuzitandukanya. Rero utangira kugera ku rwego rwo mu mwuka iyo utangiye kwizera mu mutima wawe, ukareka gutinya ikibi, gutinya gukora amakosa, gutinya iki byose. Ibyo nibyo bigusunikira gukomeza kuyakora. Kumva ko wabohowe, kumva ko uri umwuka, nta kintu na kimwe gishobora sinzi ibyo bintu. Turakumva, ariko nyine kora point ni njyewe namaze iyo myaka yose ndi kure y'Imana kubera kunanirwa guhuza ibyo bintu. Ariko igihe nabisobanukiwe, ntabwo ari igihe kinini gishize, nibwo ibintu byose byahise biba bishya. Ibyari byarananiye byose mu buzima kubireka. Cya kibi natinyaga gukora cyahise kigenda kubera nasobanukiwe kutagitinya. Amarangamutima yanjye yahise ahamanya n'umwuka ko nshobora kurema, mpita ndema gukiranuka. Ibintu byose byari bikomeye muri njye bita bikunda kubera ko ndarema, ndi umwana w'Imana, nahise ndema gukiranuka kubaho kubera ko nizeye ko ndi umwana w'Imana. Rero ni ibintu ibaze, nicyo nita kuzura umwuka wera. None ibaze namaze iminsi 4, kambabwire kuzura umwuka wera ukuntu biba bimeze. Namaze iminsi 4 irenga ndi mu byishimo, ntarumva bitarigera bizanwa n'ikindi kintu. Nkagenda mu muhanda numva ndi guseka, abo tuvukana bakavuga ngo nasaze. Numva ndi free,
kuva icyo gihe sinamenya aho ibyaha bigiye kandi nakishijwe ubyumva avuga ati ngiye kwica amategeko kuko ndavuze ngo amategeko ndayasuzuguye ntabwo nzongera kugira ubwoba bw'icyaha umuntu abyumva gutyo ahita yumva ko ngiye gukora icyaha ntabwo usuzuguye itegeko nyine ubwoba bwaryo cyanshyiraga imbaraga z'icyaha ntabwo usuzuguye itegeko ntubyitiranye ngenzi ibyo nakoze mu mutima wanjye byambayeho ndi kuvuga uvuga ubuhamya bwawe uko bwakubayeho ngewe nuko naravuze ati sinzongera gutinya icyaha mpamvu nuko nanga ko hariho exactly ntabwo utinya icyaha kuko imbaraga z'icyaha wamaze kuzifata mu ntoki sibyo ariko biratandukanye no kuvuga nuvuga ngo kudatinya itegeko hariho abantu hanze hariya hatariho amategeko umva mwahurira no mu nzira akagutera icyuma abantu ni ibyihebe hanze nyine ndi kuvuga wowe ku giti cyawe urumva rero iyo tugiye gukizwa ubu twebwe turi kubwira imbaga nyamwinshi wowe ni uko nguko imana yakugendereye kandi yarabonaga ikabona mu myumvire yawe ari uko nguko izakugenderera none nkatwe turi kubwira imbaga nyamwinshi ntabwo turi kubwira imbaga nyamwinshi ngo noneho ngo mutinyuke amategeko igihe umuntu atarabasha kugira izo mbaraga zo kuba yafata imbaraga z'icyaha mu ntoki ze agiheshejwe na mwuka wera ni byiza ngo agendere ku mategeko ni kwa kundi nyine uracyari gukoresha ya logike ntabwo ari logike kuko mu mwuka w'Imana hari itegeko riri buze kuza utarigizemo uruhare utabisho kuko gusa wamaze kwizera imbaraga z'Imana ariko nyine hariho abantu batararyizera abo reka leta izabahana ku giti cyabo hari itegeko twavuze rizanwa na leta n'irizanwa n'umuco ariko iyo wizeye Imana wazareka gukora icyaha kubera leta irahari azareka gukora icyaha kubera umuco urahari reka twe kongera kujya muri debate cyane uko namajije hari n'ikibazo tujya nsubiza nakubajije ngo nk'urugero nakubajije nk'urugero nk'umuntu wavukiye muri India aramutse akijijwe akemera Yesu Kristo agasoma Bibiliya arangiza agakubitakwa na rya tegeko rimubwira ngo wumvire so na nyoko hanyuma se na nyina akamubwira ati nutumvira nutamenya ko ubuhinduzi mari byo ngo wumvire so na nyoko wubahe so na nyoko wubahe so na nyoko no kubutabumviye bwubashye harya Yesu yaravuze Yesu arantu yavuze kuri ako kantu ngo abafarisayo bajya babwira umuntu ngo umufarisayo ajya avuga ngo icyo ngo nari gufashisha ngo mama na data ngo nagituye ngo mu rusengero ngo bakumva ni byiza ngo ariko ngo uretse ngo itegeko ry'Imana kubera imigenzo yanyu itegeko ni ukubaha so na nyoko rivuga ngo ubafashe ariko wowe uravuze ngo ikirushaho ni ririya tegeko ryo kujya gutura nyine ngewe icyo nicyo nabazaga n'uwo muntu uramutse atabubashye akababwira ati reka ibyo muvuga Imana ntabwo izakimuhora niyumvira Imana akareka kumvira ababyeyi be Imana ntabwo izabimuhora ntabwo azaba yumvira Imana natumvira ababyeyi icyo kintu kiri buze kuza kuba nka cya kintu twigeze kuvugaho ngo ese ngo ukuri kose ngo n'ikinyoma ngo cyose hariho umuntu udashobora kumvira kubera ko ibyo ari kukujyanamo cyakoze ibyo ubona bishobora kugutandukanya n'ijuru kandi kiri buze kuza kuba nko kwa kuri ngo ese ngo umuntu ngo aramutse ngo aramiye ubuzima bw'umuntu ngo umuntu akamubaza aje abizi neza ko aje kumwica akamubaza ngo ese ngo arahari ngo akamubwira ngo ntawe uhari wa muntu akagenda ntamwice ngo azaba akoze icyaha nta cyaha azaba akoze kuko yaramiye ubuzima bw'umuntu ibyo mwabivuze offline kandi ibyo mbabwira mukabyibagirwa ntabwo nyine ndabyibutse ko twabivuze offline niyo mpamvu mbisubiyemo so uwo muntu waramiye ayo magara y'uwo muntu kubera ko yamubwiye ngo ntahari uwo muntu akagenda ntamwice icyo ntabwo kizamubera icyaha imbere y'Imana n'uwo mwana utumviye se na nyina se amubwira ati reka ziriya mana n'iz'abanyamahanga n'iz'Abisiraheli ntabwo tuzizi zihorere ariko we yarayizeye yarayisobanukiwe agakomeza akayizera agasiba gutatira ikindi kintu cyerekeranye n'Imana niba baramubwiye ngo twebwe dusenga Imana Dagoni Bayali reka ne gukoresha iziriho iki gihe kugira ngo hataza kugira uwisa wiyumva nabi ibigirwamana ntasenga ibyo bigirwamana agasenga Imana ya Isiraheli ariko nyuma y'icyo kintu ikindi kintu cyose ababyeyi be bamubwiye akacyumvira Imana ntabwo izabimuhora nakumvise ariko mwiragira ngo wenda ubwire icyo kintu cya yin na yang bavuze ubundi habaho hari ikintu Imana itigeze irema Imana ntabwo yigere irema umwijima kuko umwijima ntabwo ubaho nubwo tuwubona nubwo tugira gute umwijima ntabwo ubaho itandukanye umwijima n'umucyo iyo yarabitandukanyije banza wumve neza icyo nakubwiye ntabwo umwijima ubaho umwijima uza kubera kubura urumuri umwijima ni the absence of light
niko bavuga mu cyongereza nuvuga ngo iyo ntago urumuri n'umwijima byaba ahantu hamwe. Einstein niwe wavuze gutyo yaravuze nanone ngo nta bukonje bubaho ngo ahubwo nukubura ku bushyuhe. Ubushyuhe iyo bubuze haba ubukonje ariko nanone icyo gihe ushobora kuvuga ngo nta bushyuhe bubaho. We yaravuze ngo ubushyuhe ntibugira limite yaho bugarukira ariko ubukonje iyo ukonjesheje ikintu kigira degré ziri munsi ya 0 bigomba kuhagararaho. Rero ahita gukora conclusion ko nta bukonje bubaho. Iyo ni joke kuko ni mu bukonje bubaho byo ni ibintu bizwi ubukonje bubaho ariko kuko hashobora kuba hari ubushyuhe hakaba n'ubukonje. Okay turarangije. Reka tugiye dusoze kuko turimo turasoza n'ubundi niwe waburaga kugira ngo ukore ariko nyine nari nkivuga kuri ya point ya yin ya yang ibintu bavuga ngo ni balance nuvuga ngo nta icyo bishatse gusobanura nuvuga ngo ibintu bibaho muri balance nuvuga ngo buri kintu cyose icyo bishatse gusobanura nuvuga ngo ni opposite buri kintu cyose kigira akenshi bigira opposite yayo nuvuga ngo nimba harimo umugore ubundi uzarebe n'icyo kimenyetso cya yin na yang nuvuga ngo hari ahantu hari umweru hakabaho n'agakara gato n'ahandi h'umukara hakabamo n'akeru gatoya nuvuga ngo birabalansanya bishatse kuvuga ngo ikigabo kigira ikigore cyacyo habaho kwishima habaho kubabara hakabaho kuvuka habaho gupfa burya hahora ibintu bibi nuvuga ngo rero iyo kimwe kigiye hejuru y'ikindi nuvuga habaho ikibazo ntidushobora rero kuzabibalansa na rimwe cyetse twizeye imbaraga zima kwizera Imana rero niko cya gihe ugira gute ugomba kumenya ngo ese ntabwo twebwe dushobora kubikontorora nicyo amategeko yatubwira amategeko niyo mpamvu nakubwiye ko bidashoboka dushaka kubalansinga ibyo bintu ntibishoboka hazabaho gupfa byanga byakunda nukoresha amategeko ntuzareka gupfa ariko niwizera Imana imbaraga z'Imana uzabaho iteka niyo mpamvu gukiranuka kose kuzanwa n'amategeko ntabwo bizigera bibalansa mu buzima birabalancisha hagomba kubaho balance iyo hatabayeho balance reka nkwereke ukuntu balance itabaho niyo mpamvu usanga iyo hatabayeho balance birapfa target ni ukujya kuri balance iyo tutari hafi na balance usanga aribwo bibaye nabi uretse ngo umukobwa amazi iyo ashyushye cyane ni ikibazo iyo akonje cyane ni ikibazo ariko iyo ari hagati na hagati tubasha kuyakoresha ibyo dushaka ni ukuvuga buri kintu cyose gifite icyo cyagenewe gukora umuriro ugenewe gushyushya ariko iyo ubaye mwinshi uratwika amazi nimba ukeneye kuyanywa ukayanywa ari amazi nakonje akaba barafu naba atabuye cyane mu mutwe w'umuntu ho hari ukuntu bitandukanye ho gato kuko mu mutwe wacu turarema iyo ushatse kubalansinga ibintu uba nervous ugira ubwoba bwo ureba nk'umukobwa uri guseriva mu bukwe cyangwa agiye afite ubwoba bwinshi kubera kuba nervous ngo arabyica ibyo birahuri hari igihe ashobora kubimena iyo ugiye kuvuga cyane imbere uko ushaka kubalansinga ibintu cyane uko ushaka gutoragura amagambo uri buvuge imbere y'abantu nicyo gihe uvuga amagambo atabaho ukabyica kurushaho ariko iyo ugiye wirekuye nta muntu wagiye kuvuga hari umuntu ejo ndi wagiye guseriva biterwa n'umuntu uwo ari we Patrick aho nanjye ntabwo turi bwemera ngo uyu muntu ari nervous imbere y'abantu arabyica nta balance afite aba yabaye nervous igituma aba nervous ni ikintu uko ashaka kubibalansa cyane ariko iyo abaye free ntabwo avuga neza iyo uvuze uri kajo nturi muri sari wawe ukumva ko abantu bari ahari nkaho uzareba abantu bakunda guperforminga imbere y'abantu barababwira ati ifate nkaho uri mu rugo uko udashaka cyane kubishyiraho umutima ngo ubibalance ubikora neza ariko iyo niyo balance nyine ariko iza ari uko utashatse kubibalance iyo wabishatse cyane urabyica none se nervousness ni iki ushaka kubibalansa kuba uri nervous ni ukuvuga ngo ufite ubwoba kuko uri bubyica uri bukora amakosa wagiye hasi kwanza wagiye hasi wagiye muri ya negative wavuye hahandi niyo wapanze ibintu uzarebe niyo wapanze nk'umvaze amagambo yose ndi buvuge nkayapanga nkayashyira ku murongo nkayasoma nshaka umuntu wabireba simbizi kabisa ariko ubona ndi gusoma ibintu yavuga ati ni gute se ntabyisomera ariko nyine uri kumva ko ariko impamvu wabipangiye iki wabipanze kuko ushaka kuba perfect niyo mpamvu bipfa nyine nibyo rero nakubwira ati tugomba mu mwuka kuba free iyo ubaye free ushobora amategeko utari kuyashobora kubera freedom ni freedom nyine niyo balance niyo nkubwa ngo turabwa kwa balance nubwo hari ibyo wadusomeye sibyo ntago bikuye mu mutwe wawe uvuge ngo wowe kugira gute wabisomye ko bigize ariko hari nibyo wakuye mu mutwe wawe uvuga ngo ni ya balance twakoze urakora balance y'ibintu ukagira
ubuzima ni balance utabibalanshije birapfa ni ukuvuga ngo nuba nervous ahantu ugiye kuvuga birapfa byanga byakunda nawe nuba excited urumva yo kuvuga ibintu cyane uravuga ibitari ku murongo reka mbabwire impamvu balance ikenewe wenda ho gato nuko tukiri abantu tutaragira kwizera guhambaye ngo tube mu mwuka tudafatwa ukeneye gukurikiza amategeko ariko ukeneye kuyakurikiza ufite freedom banza wumve icyo nshaka kuvuga ukeneye yego kubalansinga ukeneye kuba perfect ugomba kugerageza gukora ibyiza ariko ukabikora udafite umutima ugucira urubanza nukomeza gushiraho umutima ugucira urubanza uko kuba nervous kumva ufite ubwoba bizaguteza ikibazo bisaba kugira freedom yego nyine freedom ni balance erega turi ikintu turuvuga ni kimwe ahubwo impamvu ntago uri kumva impamvu ko freedom ariyo balance yo freedom yo kumva uri free ariyo balance ntago uri ibintu biba biringaniye ntago uri nervous cyane nta nubwo uri na too excited nta nubwo excited cyane niyo washyize muri balance mbega uri kuvuga none se nk'ubu usanze umuntu wari ufite nyine iyo nervousness yo gutinya icyaha gutinya gukosa niyihe nama wamubwira ati ngo komeza ngo ukurikize ushake balance cyangwa uramubwira ati ba free relax nyine ba free relax nicyo rero ndikubwira relax ujye gukora icyaha uri relax oya ndi kuvuga agiye kuvuga imbere y'abantu tubigereranya nyine no guperforminga mu isi ibyo akora byose afite ubwoba bwo gukora amakosa mu buzima ubwo bwoba burarema buri gutuma nyine ahita akora ibyo atinya arahita abikora none wamugiriye nama uramubwira ati relax ba free ni mu mwuka nta kugorana ba free point of correction niba ari umuntu ugiye kuvuga ngenda amubwira nti relax ugenda ukore ibyo wagerageje gushyira ku murongo if you make a mistake that's okay twiga gukora amakosa tunyuze mu makosa hari amakosa tugomba kwigiramo kuko hari ibintu byinshi experience izatuma amenya azakora amakosa experience yanyuzemo akavuga ati hana nakoze ririya kosa ntago ngomba kubikora akamenya aho byapfiriye icyiza nuko njye navuze uko nabigenje kandi ndi umuntu wagiraga amakosa menshi nicyo kintu nakoze umunsi naretse gushaka kuba perfect umunsi nemeye ko hari umunyantege nke ninkora amakosa nta byacitse ntago nongeye kuyakora umwuka w'Imana ariko none se nabihakanye babaretse bagashora ariko ndi gusobanura ukuntu umwuka numva yakoze n'ubwoba bwabanje gushira witonde ntago wambwiye ngo ikimenyetso cya yin yang kweke atari umweru cyose kweke atari umukara cyose nuvuga ngo uzarebe muri kiriya kimenyetso harimo umweru urimo umukara mukeya hakabamo umukara urimo umweru mukeya icyo kiranga ubuzima iyo niyo kamere nyine ako mu mwuka byose ni bimwe ntabwo ari umweru ntabwo ari umukara yin yang ni mbi amabara yose ntituzi uko ngo ari umweru amabara yose yahuje akora umweru kandi umweru ugereranywa n'Imana mu mwuka nta mabara arimo mu mwuka nta kibi nta n'ikiza kibaho ikibi ni ikiza biza kugira ngo ubuzima bubeho buza kugira ngo ubuzima bubeho nyine kuko uri gushaka kubitekereza muri logike y'abantu none se kandi watujyanye muri logike niwe watujyanye muri logike y'abantu watuvanye muri Bibiliya wazanye yin yang watuvanye muri Bibiliya watuzana muri logike niho tukwereka nyine ukuntu yin na yang niyo bizana iyo logike yin na yang bitandukanye n'umwuka wera nta hantu bihuriye umwuka wera ni igihe ibyo byavuyeho nyine yin na yang byavuyeho njyewe ntabwo mbemerera aho hantu none se Adamu na Eva ntibivuga nyine ko batari bazi icyiza n'ikibi oya ntago ariko bivuga Patri oya rwose ntabyo bari bazi yewe mana Patri ndagusubira babaye abantu kubera ko bamaze kumenya icyo kintu Adamu na Eva bariho inzoka yarababajije ngo harya ngo Imana ngo yaravuze ngo nimurya ngo kuri iki giti ngo no gupfa muzapfa ntibari bazi gupfa icyo ari cyo kibi bari bazi gupfa icyo ari cyo ariko ntibari bazi ngo bisabite ni nkuko natwe tuzi ngo hariho ijuru hariho n'ikuzimu ariko muri twese ntabwo watubaza ngo ikuzimu hasa hate ngo mbikubwire turabizi byose iyo ibyiza bibaye ijuru ni umunezero ikuzimu ni imibabaro kandi mu isi tubona imibabaro tukabona ni byiza dufite image yabyo dufite image y'ijuru dufite n'iy'ikuzimu exactly ariko ubu ngubu twebwe kuko turiho kuko urupfu rwabayeho tuzi ngo umuntu yapfuye arapfa akabora akibagirana ntagaruka siko tubizi badamu rero icyo gihe iyo image ntabwo bari bayifite ntabwo bari bayizi kuko urupfu rwari rutarabaho bumvaga ko ari ikintu kibi ariko batazi ngo kimeze gute inzoka kugira ngo ibakomfaminge yarababwiye ngo hoya ngo yarababeshye ngo ahubwo nimurya kuri iki giti muzabasha kumenya icyiza n'ikibi iyo ni inzoka yabibabwiye
so utandukanye ko ari imana yabivuze, ntushaka kuvuga ngo imana ngo yarababwiye ngo nimurya kuri igiti ngo muzamenye icyiza n'ikibi, iyo ni inzoka. ariko se none se kiriya giti cyitwaga iki? cyitwaga ngo iki? niko cyitwaga ngo iki nyine imana yasobanuye Adamu na Eva kuri kiriya gitari cyari ikibi n'ibyiza, ikimenyesha ikibi n'icyiza. Hari n'ikindi giti cy'ubugingo imana yahise bakuramo ngo batarya no ku giti cy'ubugingo ngo bakazabaho igihe cyose bababaye. Imana ihita ishyira abantu bajya kurinda, abamarayika bajya kurinda igiti. Ntabwo nabihakanye. Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 9. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imeza n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Sawa rero, Adamu na Eva bari babizi, sibyo? Bari babizi ko icyo giti kizabamenyesha icyiza n'ikibi. Mumbabare tugire dusoze, sibyo? Ibitekerezo byanjye byose uwumva ubundi ngo nta muntu ngo ushobora gukiza umuntu, ushobora gutuma umuntu akizwa. Navuze uko nakijijwe nuko numva byagenze muri njye. Uwumva wenda yari muri situation nk'iyanjye akumva ko ibyanjye umwuka wera niwe ukiza, nabyumva kumva ibyanjye biramukoraho, azakora nk'ibyo nakoze akire. Niyumva azakomeza gukurikiza ayo mategeko na logique azabikore, ariko njyewe kuri njye freedom ni ikiza. Reka twumve na Rechone umunota umwe nawe, reka tumuhe iminota 2. Njyewe conclusion yanjye navuga ikintu cya mbere ni ukumenya yuko muri ino si nubwo dushaka freedom ngo twigenge, ntago turi free. Nta nubwo iyo freedom izigera ibaho. Dufite byange bikunde hari ikintu runaka kituyobora cyangwa kidutegeka. Hari imbaraga zimwe cyangwa izindi zigomba kutuyobora, zidahari tuba dupfuye. Ni nk'uko wavuga ngo ndabaho ntahumeka, ntago bikunda. Either urahumeka oxygene cyangwa urahumeka carbonique. Ni wowe udesida aho uri bwijyane, sibyo? So ni ukuvuga hari imbaraga zimwe ushobora kutaba imbata y'icyaha, ariyo njyewe nanze kuba. Njye sinshaka kuba imbata y'icyaha, aho kugira ngo mbe imbata y'icyaha njye nzaba imbata ya Kristo. Kubera ko ndi muri Kristo ndabohowe gukora buri kintu cyose kindi uretse icyaha. Ni ukuvuga muri Kristo mbujijwe gukora icyaha, ariko ibindi byose ndabibohokeye. Mu gihe nimba imbata y'icyaha n'ibindi nzaba nemerewe gukora ibindi, ariko nsange icyaha kiragize gute, kiri aho ngaho. So njye navuga ngo tubohoke ku cyaha, twemere kuba imbata za Kristo. Yesu iyo akubohoye ku cyaha aguha imbaraga zo kubasha kubaho mu isi utunganye kandi bitagusabye imbaraga nyinshi. Ntibigusaba ngo ndirinda ngira itegeko ngo ntarikandagira, uba ufite imbaraga muri wowe, imbaraga z'icyaha uba warazihawe mu kiganza cyawe. Ukabashishwa kudakora icyaha atari uko wabigambiriye, ahubwo kubera za mbaraga z'umwuka wera wahawe ziri muri wowe, zigukoreramo, zigukonfirima ko utagomba gukora icyaha ndetse kikaguhindukira nk'ikintu kinuka nk'umusarane, ukagihurwa kubera mwuka wera yaje muri wowe. So iyo umaze kuba imbata ya Kristo neza rero nibwo uhurwa icyaha neza. Tuvuga twese twavuze ibintu bimwe, nuko tubisobanura mu buryo butandukanye. Twese turi kwemera imbaraga z'Imana ko arizo zituma dukizwa, ariko wenda inzira bicamo niyo tutari kumvikana. Ariko indi point ndi buvugeho, ndavuga kuri point yerekeranye no kuvuga ngo mwuka wera. Abantu bumva mwuka wera ko ari nk'ikindi kintu kindi, ariko uko ugenda urushaho kwegera Imana, uko ugenda urushaho gusoma amagambo y'Imana, uko ugenda urushaho gusenga, uko ugenda urushaho kuba hafi y'Imana, niko ugenda urushaho guhabwa imbaraga zo gutsinda ikibi, niko ugenda urushaho guhabwa imbaraga zo gutsinda icyaha uziheshejwe na mwuka wera. Nitugira mwuka wera ntago tuzakenera umuntu utubwira ngo kora iki. Nitugira mwuka wera muri twebwe ntago uzakenera umuntu ukubwira ngo ambara ibi ngo wikisiga ibi ngo wisa gutya ngo sa gutya. Mwuka wera niwe uzakuyobora akakubwira ibyo ukwiriye gukora, igihe cyose azi ko uri bumwumvire ukamwemera. Ikibi abantu tugira, mwuka wera muri twebwe mikoro ye iri mute, ntago avuga ngo twumve. Niyavuze avuga iri kukabari gake cyane. Ikimikoro cya Satani kikaba kiri hejuru kiri kuvuga cyane, akaba ariyo twumva kuruta ko twumva mikoro y'umwuka wera. Mbikoresheje ku buryo bwa mikoro kugira ngo abantu bashe kumva iyo logique. So tugerageze kugira ngo tuzamure mikoro ya mwuka wera, aba ariyo ibiri strong kuruta izindi mikoro zose n'iz'ubwonko bwacu n'iz'ibitekerezo byacu. Ikindi tubasha kwitandukanya cyangwa nuko tubyaga ignoring.
ishobora iri ku ijwi riri hasi turabyiginoringa ubundi tukayishyira ku ijwi ryo hasi. Imana ihora ivuga nitwe Imana ihora tugatega ivuga amatwi. niko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iravuga ni muri Yobu ndatekereza kuri 15. Ango urugero rwumvikana tagiye ko kugiye kutuma iminota izabye ntabwo ngiye kumurana iminota yari yanarangiye urahita usoza. Urakoze. Ngo urugero rwumvikana kandi urugero urabona izuru ry'umuntu izuru ryawe amaso yawe uko ateye ahora aribona nuko turyiginoringa ariko ubwonko bwawe uravuga ati reka izuru ntacyo Reba kureba. hariya. Yes, ko ntajya ndibona. izuru ryawe uko wabigenza kose riri imbere y'amaso yawe amaso yawe ahora rireba ariko ubwonko bwawe burugira gute ngo oya wirireba wibari ryo ushyiraho namwuka wawe focus. nuko ameze bamugera nk'iryo zuru ahora ari hariya akubwira ati gutya Akubwira na wumva. gutya na gutya Ariko ntabwo- urakumureba urakubyumva ariko ntabwo ubwonko bwawe buri gukoneka ko niko bimeze. nuko rero bimeze rero kandi reka dukomeze reka dushimire abantu bamaze kureba Ego ko abantu bagejeje ahangaha bubahwe. biba byabaye birebire Ibintu ariko- by'Imana biraryoha ariko twavugaga ikintu gikomeye gukizwa bihindura ubuzima byahinduye ubuzima bwacu twese twizera hano imbaraga z'Imana. Kandi tuve ntitukaba abanyedini tuba Yeah. abakristo twe kuba abafana b'amadini. Imbaraga Umunyedini z'Imana n'umufana. ziracyakora uko Imana yakoraga ibitangaza kera iracyabikora nta kintu cyahindutse. Imana irakora mu buzima bwacu turayibona umunezero mwinshi urahari ubuzima bwarahindutse. Imana igukuraho ibyaha Imana iguhindurira amateka nubwo twese dushatse kubisobanura mu buryo butandukanye ariko Imana ni imwe kandi irakora. Twese twemera ko imbaraga z'Imana arizo zituma dukira nuko twashaka gusobanura uburyo izo mbaraga zikiza ubu mwabyumva uburyo butandukanye ariko ni imbaraga z'Imana ziguhindura si amategeko si n'ubwenge bwawe. rero murakoze cyane Amana Recho nawe afite channel ariko ziriya ndirimbo tugiye kuzipromotinga bajya kuzireba sibyo sawa sawa kandi ukore n'izindi ibyiza biri mu nzira. ukore n'ibindi vuba vuba kugira ngo bize dukomeze hanyuma n'iyi Get Together podcast mukore subscribe rwose ibintu bijye bigenda neza. Subscribe, like and share. mujye mutwihanganira iyo twatinze ari igihe biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye ariko ntabwo bivuga ko twacize intege tugerageza uko Imana idushoboje dukore ndumva ari ibyo. Murakoze cyane n'impyetse niba hari umufite akantu ko gusezera amasegonda 30 twasezeye ngaho reka badusengera ubundi data mwese ndagushimiye ko wabanye natwe ndagushimiye ko uri umukozi w'umuhanga. Twavuze byinshi ariko ndakwinginze ngo wohereze mwuka wa data aba ari we ubasha kwemeza imitima y'abantu. Twebwe ubwacu amagambo yacu twavuga yaduhindukira ubusa nta n'icyo byamarira abantu byasa nko kugosorera mu rucaca ariko ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese ugejeje kuri uyu mwanya ijambo ryawe rigira icyo rihindura muri we mu izina rya Yesu Kristo. Ukora imirimo n'ibitangaza mu mutima we umwubake wongere umureme uwo risanga afite agahinda rimuhumurize uwo risanga yaracitse intege rimuhumurize. Yesu yaradupfiriye kugira ngo adukize urupfu rw'ibyaha aradukunda kandi atwitayeho. Iyo wamumenye aguhindurira amateka. Ndakwinginze ngo wari ugiye kwiyahura wari ufite intege nkeya wumvaga bitagenda mu buzima umusanga umugire neza umukomeze kandi umwambike imbaraga. Umwana waba afite uburwayi umukize waba ari muri krize zitandukanye umutabare. Ni wowe utabara abari mu bibazo ni wowe urengera abari mu bibazo bazavuga ati tuzumva amashimwe atandukanye avuga ati hari icyo ryakoze ku buzima bwanjye hari icyo ryahinduye hari icyo namenye hari icyo nasobanukiwe. Ni ukuri turashaka kuba abakristo ba nyabo bagushimisha bakunezeza baguhesha icyubahiro tudashingiye ku idini iryo ari ryo ryose. Urakoze kuri umukozi w'umuhanga urakoze kuri kumwe natwe kandi ukomeze abari gutegura ibi biganiro ubambika imbaraga ubakomeze urusheho gushyira amagambo mu mitima yacu ndetse urusheho no gufungura ubwenge bwacu kugira ngo mwana w'intama w'Imana tubashe kuvuga ibishobora kugarura benshi kuri wowe. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye urakoze kumva gusenga. Amen. Asante sana. Patrick waje nta